kimwe cya kane kirangiza twageze muri kimwe cya kane kirangiza imikino bagiye igikombe cy'isi cyo kigiye amakipe yarengaga 40 none ngo dusigaranyemo 8 urumva ko igikombe cyagiye twabonye ibihugu byinshi bikomeye byaratashye itungurana riba kuri Cristiano Ronaldo waje ahabwa amahirwe menshi n'ikipe ye yuko bashobora gutwara igikombe cya cy'isi ariko ibyo batwetse mu mikino y'igikombe cy'isi bitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga mbere ko irushanwa ritangira aho gutubona itungurana ridasanzwe nubwo abantu expectingaga ko byashoboka ariko ntago expectinga mo ndavuga ko baravuga ati birashoboka ariko babonaga ko parapora gavuga ati nibyo araje ni Lionel Messi ntabwo ari wa 2022 cyagiye gikini Burayi ku rwego rwo hejuru uyu munsi ari muri leta zunze za Amerika championa bavuga ngo match iranginga intama zirarisha abanyaminzana ariko ubundi siko kuri ibyo byose abatekerezaga ariko realite none twatangiye kubona realite itandukanye n'ibyo twatekerezaga kuko urebye urwego rwa equipe ya Argentine by'umwihariko ku rwego rwa Lionel Messi ni ibintu bidasanzwe sho igikombe cy'isi rero kugeza kuri ubu ngubu navuga ngo niyo unarebye n'ubusanzwe ukashyira ku munzani neza ku banyamupira w'abahanga barabona ko kugeza kuri muri kimwe cy'umunani muri kimwe cya kane kirangiza hageze amakipe meza muri Afrika dufite ikipe imwe ariyo Morocco ariko abanyaburayi nibo biganjemo kuva mu mwaka w'1990 ikipe z'Iburayi nizo zimaze gukina quart de finale ari nyinshi bura kuva mu 1990 ikipe z'Iburayi iyo zitari z'Iburayi zibasha kugera muri quart de finale akenshi bari Argentine na Brazil abari Argentine na Brazil zitari z'Iburayi zishobora kuba zagera muri quart de finale 2002 nibwo hinjiyemo Korea y'Amajyepfo ariko nyine 98 stile Brazil arimo kuko kuva icyo gihe urebye kuva mu 1990 kugera uyu munsi amakipe ibihugu by'Iburayi byibura 4 bari muri quart de finale mu 8 babisigaye urumva 8 ibindi bine bisigaye cyangwa se bingahe bari byo kuri imigabane umunsi zifitemo ngira ngo Afrika muri kigo cya kabiri igihugu kimwe cyitwa Morocco tukagira kimwe cya kane muri kimwe cya kane nyiri kuvuga tukagiramo Argentine yo muri Amerika y'Amajyepfo ni nizo gusa urumva ibindi bihugu bitandatu byose bisigaye ni iby'Iburayi urero iyo urebye ibyo bihugu by'Iburayi rero ni bihe ni Ubufaransa ni Espagne ni Busuwisi Bwongereza ni Ubwongereza ni Norvège haje gusi ibyo yego ni Ubwongereza ni Norvège ni Ubufaransa ni Ubusuwisi ebyiri zizahura ariko Abafaransa nanuzo zahura n'ubundi ebyiri zizahura oya ndavuga Ububirigi na Espagne ngize 6 n'Ububirigi na Espagne urumva rero icyo kikwereka yuko ibyo abantu expectingaga byibuza mu bihugu bitatu abantu bashobora ko bishobora kuba byagera kuri finale biracyarimo Ubufaransa harimo Ubwongereza harimo na Argentine byibuza mu byatekerezwaga ubwo ushaka kongera muri Espagne ko kwagenda kuri performance ya Euro baravuga ati Espagne birashoboka ariko basanga Espagne banago bakonze kwigarura amajwi cyane kuko bategeza ko Portugal yabishobora ariko nanga harimo Espagne uyebye rero kugeza kuri ubu ngubu navuga ngo nta kintu kidasa ibihugu byinshi byahabwaga amahirwe n'ibyo bigiye muri quart de finale nubwo bigomba kuzasezererwa bimwe ko ari bizahura ari bibiri ko nimba Ububirigi na Espagne bizahura none ahangaha urabona ko byanga gukunda kimwe kizagera muri kimwe cya kabiri igihugu nabo gitunguranye kugira muri kimwe cya kane kirangiza abantu batatekerezaga n'Ububirigi aho n'Ububirigi batatekerezaga buri Ubusuwisi nago abantu bamaze kubona uburyo ubwitwaye mu bikombe muri Euro iheruka bakareba Abasuwisi nago no gize bashyira kure quart de finale n'ubundi kuko n'umuri bose barahageze ariko urugendo rwabo rurangiye ko bagiye na boss ariko Ububirigi kwera kuno generation yabo yari imaze kurangira nabi harimo no kutumvikana kw'abakinnyi Thibaut Courtois kugaruka mu ikipe y'igihugu bigoranye kuza umutoza mushyashya Rudi Garcia akaza agahindura abambaraga igitambaro cy'ubukapiteni aribo Kevin De Bruyne ndetse na Romelu Lukaku akabibambura bose agahita yihereza Yuri Tielemans utari n'umukapiteni batanu ba mbere Rudi Garcia akabihindura bavugaga yuko Ububirigi buje bufite ihuzagurika no kutumvikana muri squad ariko nangaho bijyo gatangiye gutunga ahubwo Ububirigi bari bagenda bakora mu irushanwa kugeza kuri ngubu rero cyo navuga kidasanzwe cyawe muri igikombe cy'isi ni kuba Portugal na Brazil
zitarabasha kujya muri quart de finale kandi zarabwaga amahirwe kujya muri quart de finale. Nicyo kintu navuga cyatunguranye none. Nicyo tunguranye dasanzwe ryabaye. Rwego bavuga bati Brazil ntibashe no kugera muri quart de finale. Muri kimwe cya karate ibyo ni bibi cyane. Ariko ntago dusimbuka Afrika cyane nanone nubwo tugiye kubyinjiramo. Tugaruka kuri Messi n'ubundi. Habuze gato turikora ikiganiro turi kwa kane. Yego. Ariko habuze gato ngo Egypt ikuremo Messi. Ni nako habuze gato ngo Cape Verde bikore. Ni nako habuze gato ngo Cape Verde bikore. Ibyo rero ako gatoya abantu bose bagenda bagaruka ako gato gakomeje kubura kuri Afrika. Ako gato rero ako gato kagenda kabura ako gato gatoya ni ya manque d'experience y'ibyo bihugu byose ari Argentine itigaruka kabarusha. Ya experience Argentine agaruka ibyo bihugu byose kabirusha iyo experience yarangiza kanabasho mu kintu udasanzwe. Kuko ibyo byose uko bigenda bwoko gato byose kandi gatoya ibyo bihugu ubona kabura niko Argentine bifite muri Lionel Messi. Kuri Lionel Messi niwe udesida gusozwa ku mukino uko yagenda kose. Kuri Cape Verde twarabibonye ubwiza bwa Lionel Messi ihangana rye na Vozinha ariko bikarangira equipe ya Argentine mu binyuze n'ubundi muri Lionel Messi ushaka yakora bwa buryo budasanzwe buvamo igitego yanatsinda icyo gitego mu buryo bigoranye. No kuri Egypt twarabibonye Egypt kuridinga ibitego bibiri bikarangira Lionel Messi akoze bwa buryo bwe budasanzwe akagarura equipe mu mukino. Igitego cya Romero kuri pass n'ubundi ku buryo bwiza bwari bukozwe na Lionel Messi agatsinda igitego cya kabiri n'ibindi bitego kanakora Lionel Messi kugiramo uruhare rudasanzwe ugahita ubona ko nyine no mu mukino k'umukino ari Lionel Messi. Ako kantu garo gatoya navuga abanyafurika bazize ni experience y'iri rushanwa no kwa kutagira wa mukinyi udesida umukino nkuko Argentine ifite Lionel Messi. Reka dukoreshe match ebyiri, match ya Espagne na Portugal ndetse na match ya Argentine na Misiri. Abantu bati impaka zacitse mu maso yawe uko wabonye zino match rigane koko impaka zacitse ndavuga za Cristiano na Messi. Nibyo impaka zacitse ariko sino kuri izi match na mbere yazo biragora cyane ku bafana ba Ronaldo nanjye ndimo iyo comparison iteka yose hari umuntu afata uruhande rw'amarangamutima icyo akunda nyine nicyo yumva cya domine. Ariko fact ziba zivuga kurusha uko abantu baganisha aho bashaka ibintu ku giti cyabo. Ronaldo ni umukinnyi mwiza cyane, ni igitangaza cy'umukinnyi. Turavuga umuntu uri bitego bike cyane ngo uzuze ibitego 1000, ibyo ntago ari ibintu byigeze bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Nushaka kumva ko uwo muntu ari umuhanga, ikintu cyonyine cyakubwira ngo kucya babayeho bose nta numwe mushoboye gutsinda ni umuhanga. Yatwaye ibikombe Ronaldo byinshi. Ronaldo afite ibikombe muri national, afite 3 harimo na Euro. Ronaldo yatwaye ama Champions League 5 muri Real. Ronaldo yagiye akina ku magrande agakora ibintu binini. Ronaldo ni umukinnyi w'igitangaza kandi mu shampiyona menshi agakora ibintu bihambaye. Imyaka 23 akanayatwara ari kuri niveau hejuru. Ronaldo ni umukinnyi ukomeye no doubt. Nta muntu uvuga ngo Ronaldo ni umuswa, ngo Ronaldo ni classe iri hasi. Ronaldo tumana umubitera ariko ibihe byo kudiribura gucenga arabikoraga muri Man U. Ibyo nabyo yigeze kubikina kandi akabikora neza, anasistinga cyane rwose akina ku ruhande. Ariko Messi nyamuga ngo Ronaldo buni 001 kukimwita 001 mvuga ko ari mwiza muri iki gihe yabayeho, ariko nkavuga ko Messi ari +1 ari hari Ballon d'Or mu ya 8 bavuze ngo infinity ari abamubanjije ni bari hari n'imbere bizagwana kubona umukinnyi umeze nka Lionel Messi. Lionel Messi no doubt niwe mukinnyi mwiza wabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru kuri nge, ni igitekerezo cyanjye nshobora kuba hansangiye n'abandi runaka bake cyangwa se benshi, ariko mbyemera nshingiye ku ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere nyamukuru nuko Lionel Messi yatwaye ibikombe byose yakiniye. Nango igikombe cyose Messi yagiyemo, competition yose Messi yitabiriye byibura yitwayeho just byibura rimwe. Bwango Messi yakiniye ibikombe by'isi 6 ariko byibura yagitwayeho kimwe. Yakiniye wenda Copa America 8 ni n'urugero ariko byibura atwaye 2. Yakiniye Champions League wenda atwara menye. Yakiniye Champions za Espagne wenda atwaramo 10 na zingahe. Yakiniye Copa del Rey atwaramo. Yakiniye Super Coupe z'Iburayi atwaramo. Ibikombe by'isi by'ama clubs Nwango aratwara. Igikombe Messi yakandagiyemo yashoye kugitwaraho
niyo mpamvu bavuga kuri elite level ngo iratuganye cyangwa iraganye tu yatwaye byose. Nta bavuga ngo gutangira akina kugeza uyu munsi nta gikombe yari yahusha, oya bavuze ngo byibura buri competition yakinnyeho yayitwayeho, byibura niyo byaba rimwe nka kwa kundi kuri bife bigenda. Niyarure ku gaceri, niyarure ku gatoki, niyarure kuki, nezo ka mayonnaise, ka vinegre, ka salade, nateretsa utubuto, mfashe n'akaji, ibyateguwe byose nagiye mfataho. Se bategura vinegre tukomeze. Iratuganye. Harya vinegre bayishyira he? Ikomereza ikorogoye. Burya ntibayishyiraho. Tukomeze ariko. Nimba suyirya bigutwaye. Tukomeze. Ariko burya muri za salade ikunda kubirimo ari yose. Ndi kumubwira umuturage. Komeza ugasuka. Kwakomeza. Ikorogoye. Noneho ingingo ya kabiri ni ukuvuga ngo aho wavuga ati akibyo bintu biri mu bya rusange gutwara ibikombe, ntago ari wenyine abakinanye n'abandi, nibyo rwose. Hari n'indi ngingo ya kabiri iri muri lo collectif, nta kibazo nabyo, ivuga ngo muri shampiyona eshanu zikomeye ku mugabane w'Uburayi umukinnyi watwaye ibikombe byinshi kurusha abandi ku giti cye, nyine ibikombe bitwarwa n'amakipe, ndavuga trophies, Champions League, ibikombe by'isi, uteranyije muri club no muri national. Messi afite ibikombe 46 kano kanya turi kuvugana. Igikombe cyose nyine ntikirarangira ntituzwe bizagenda. Niwe mukinnyi uri most decorated player mu bintu bijyanye n'ibikombe. Nango ugiye mu kabati ke nk'ibyo bikombe ikipe itwara, babaye bavuga ngo biri wawe, niwe waba warateruye n'intoki. Abenganya Daniel Alves. Yego. Niwe wateruye byinshi n'intoki ze. Ucekinga neza bya Alves tuze kureba tutabyibeshyamo. Icyo ni cya kabiri. Icyo nacyo abantu bavuga ati si wenyine kiri muri lo collectif, nta kibazo yakorana n'abandi. Ariko ingingo ya gatatu, Lionel Messi niwe mukinnyi watwaye Ballon d'Or nyinshi, bivuga ngo yabaye umukinnyi mwiza w'umwaka inshuro nyinshi ku isi kurusha abandi, inshuro 8. Wa kabiri kuri we ni Cristiano ni inshuro 5. Umva ko amurusha 3 ni nyinshi rwose, ni nyinshi. Ballon d'Or 3 ni nyinshi. Messi yakoze icyo bita gutwara Golden Boot cyangwa se ko umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi gusumbya abandi, inshuro nyinshi kurusha abandi, inshuro 6. Golden Boot. Kuba meilleur buteur i Burayi. Burya agera n'agahigo ko kuba mu mwaka icyo twita année civile cyangwa de calendar ya mu cyongereza, kwa kundi duhera ku ya mbere kwa mbere kuzageza kuri 31 z'ukwa 12 ari amezi 12 asanzwe uyu mwaka. Lionel Messi maze yashyize cya 47. Burya hakuzwa gatwaye muri Inter Miami kandi gakombe. Yego this way 47 aho kurikiwe na Daniel Alves. N'uyu mutoza wa Misiri witwa Osama Hassan. Ngaho. Niba uri hejuru ugize ibitego yikombe 40. Yego. Uwa mbere ni Messi nene Lionel Messi. Ni Lionel Messi itego 42 ibikombe 42. Cristiano Ronaldo afite 36. Lionel Messi rero hejuru izo Ballon d'Or yigize gukora ibitego 92 mu mezi 12. 92 mu mezi 12. Umuntu ujya kwegera iyo record n'itwa Gerd Müller wigeze gukinaho mu Budage muri Bayern. Burya abantu banabyibeshya ko ari papa wa Müller, ariko si na amazina ajya igihugu. Cyo bafana ni igihugu. Iyo record nayo imushyira ahantu he. Ingingo ya 4, Leo Messi buriya usibye ko ba Cristiano barimo n'abandi bakinnyi, buriya abakinnyi hari ukuntu uvuga atari ko ibyo bintu yagiye bikora ku makipe mato, kuri grand rendez-vous za match z'agapingane za kabirijwe ukamubura, ugasanga yakubise uduhugo duto cyangwa tukipe duto, ariko nta match nini ya decisive. Nyine mwese mufite amajoro ya Messi aho utavuga ati uyu si umuntu naya ngaya yo mu minsi ishize yo kuri Misiri. Nango kugira ngo mvu uburemere bwa Messi ni umuntu adesize Champions League batwaye ari kumwe na Pep Guardiola batsinda Man kuri finale ebyiri zo. Ni umuntu adesize finale ya Mondial, ntabwo ari ikintu gito. Ejo erega na finale ya 15 baheruka Barcelona heruka batsinda Juventus ari kumwe na Luis Enrique, ni decision ya Lionel cyane. Bivuga ngo nta handi biba byageze abantu bavuga ati na amakipe akomeye, ni igikombe gikomeye, reka turebe ni finale, ni match imwe gusa igikombe mukagihusha cyangwa mukagitwara. Araza kagaragaza ko ari umukinnyi udasanzwe, umukinnyi ukomeye, a stepping in
ku magra rendez-vous ntabwo umukinnyi nyine apimirwa ngo ari gukina na Getafe gusa ngo ari gukina na Cagliari oya nyine kuri gra rendez-vous nkunganiye urwego rwo kuri ayo makipe mato nubwo mwizwe ijambo nkunganiye oya urakomeza ni urwego rwe nabo gukora ayo makipe matoya ayaha we ubwe nkawe nk'umukinnyi Lionel Messi ayaha iyihe competition ayo makipe mato we ayaha iyihe competition nukuvuga ngo nagara mu kibaga ugutsinda kimwe aragutsinda 4 akwereka ko iyo level yawe iri hasi ye cyane icyo gito gutanga ikigo ku ikipe iyo niyo kwagura umukinnyi ngo yangatsira udugu duto ese ko dugu duto ko dutsinda ate niyo kaje gataraga agatsinda nyabyo yego icyo bita kwesigira isomo iryo niryo siga we nagasiga tsinda sigatanze isomo. Ingingo ya 5 yubakiye muri IQ cyangwa intelligence ya Lionel Messi. Reka ngoye nk'urugero twese twemera ko Cristiano Ronaldo ari umukinnyi watsinze ibitego byinshi kugeza ubu afite aregera kuzatsinda ibitego 1000 ariko wari uzi ko uteranyije Messi no kabiri ubwo inyuma ye nawe muri 900 na ako wari uzi ko uteranyije ibitego bya Messi na assist za Messi ari umukinnyi wagize icyo bita goal contribution nini kurusha abandi bose ku isi. Ufasha bya bitego bya Cristiano yego ni byinshi ariko Messi akaba kabiri mu bitego ariko ufasha bya bitego bya Messi ukagera ko assist fo abiturebera ni 1300 niba nibuka neza ni Messi shingiye kumbire contribution ye mu bitego iri imbere y'undi wari we wese wabayeho na Cristiano arimo guteranya ibitego n'ama assist ari imbere. Messi rero hari ijambo ndi kuvuga nabonye ryasekeje abantu naritiriye mu kinyamurenge ko nabuze ijambo ryaryo mu kinyarwanda. Irene hari ukuntu kera umubyeyi yagoraga igitenge igikwembe nyaka mfata igitenge ntacyo barabyumva ko nshaka kuvuga iryo jambo ninde yo ndari kubwira ndi kwitiza bakamudodera mikanzu iyo kanzu bamudodeye hagasigara akantu k'agatenge gatoya akabwira atera ati wigapfusha ubusa dodama agashati ka Irene cyangwa dodama agakanzu ka Lionel Messi amaze kugira uruhare rw'ibitego 1410 kuko ibitego 900 amaze kubisatira amaze gutanga assist 510 oni Lionel Messi mu macumwa yose. Messi rero ako kenda ndi kukazana nte niba wa mubyeyi afite ikanzu nini yambaye kagashati badodeye umuhungu w'imyaka 4 cyangwa 5 akana gato cyangwa agakanzu gato badodeye akana kagakobwa k'imyaka 3 abanyamurenge bakita agapepe ni ukuvuga ngo nakantu kasagutse kuri cya gitenge kinini badozemo ikanzu agasigaye gato niko bahaye uwo mwana bakamudoderamo. Nureba ikintu cyitwa IQ ubwenge bwa Messi Imana yahaye Messi Cristiano Ronaldo ushobora guhamya yuko niba Imana ariyo yatanze Imana ikaba ifite cya gitenge cyadozwemo ikanzu agapepe kayo kasagutse kuri tara Imana yatanze ripire kahawe Lionel Messi nta wundi mukinnyi Cristiano Ronaldo we kuvuga kuri Messi. Cristiano Ronaldo we ni ibitego 974 assist 307 byose hamwe n'igiteranyo ni hamwe n'amasist n'ibitego ni 1281 Lionel Messi akagira 1410 kugira ngo ubone ko Messi akomeye ni umukinnyi Fuad ufite capacité yo kudribra gucenga iyo ari gucenga afite umupira ntago Messi ari abakinnyi batwara umupira ngo bipase muri espace vide biruke. Messi atwara umupira ku muvuduko udasanzwe ariko akawutwara ku kirenge utari kuvaho kandi akagenda dribble abantu agenda ahura nabo mu nzira abera imina kandi bari ku kirenge. N'abantu tuzi bose bagiraga skills ba Ronaldinho n'abandi bakinaga ariko batihuta bikabije nka Messi barakinaga neza cyane ko bati Ronaldinho nyine yari phenomenal yari igitangaza cy'umukinnyi ariko kareba kavuga uti ariko ntabwo abikora na ya speed igitangaza umukinnyi umuvuduko bavugira ko ari Ronaldo phenomenal niyo mukinnyi wa dribble akabyumuvuduko nawe yikoresha umuvuduko cyane kugira gutya gata kwirukankana n'imbaraga Ronaldinho we yakuraga fenta jagaza gataryoshya nk'akantu gakubita akantu kabano stade gazigasiba ariko nuwaza nabakagubita ikorosa akantu afite umuvuduko mwinshi cyane ariko rero bari biraha ku kirenge popo wera no adribura bya bindi
nyine ngo bigaragara cyane ngo nko n'ukwa Neymar akubita nk'akana gatagusiga oya amaje dikoro we ni amaje dikoro gusa Messi bagenda ubujyanga ari kwavuga ngo va mu nzira igirayo wagira ngo ni nka ziriya modoka urabona imbere y'abayobozi bivugira mu makona ya modoka igenda wagenda meze nk'unyura mu makona ariko yihuta. Messi yitwa fungua barabara, ni fungua ukoresha interime nziza fungua barabara kabisa. Ubu ni Lionel Messi. Abarebye match ya Misiri na Argentine niho nagira ngo twitse ubwenge kugira ngo mutangire n'izo ngero tuyivugaho. Reka ntangira mvuge ku maximum makeya ugaje arabyinjiramo neza. Misiri yari equipe nza mu mukino pe cyane. Misiri arimo ibihugu bitatu bifite abatoza muri iki gikombe cya Afrika cy'isi by'abanyafurika. Igihugu kitazanye umutoza ni kimwe cyonyine cyane mwirukanye cyenyesha namwirukana. Ikindi cya kabiri ibindi bihugu bibiri ni Cote d'Ivoire na Senegal. Bari abantu bazanye amakipe meza ariko bazana abatoza basanzwe. Nubwo harimo nirengagije ko Faye yatwaye igikombe cya Afrika. I mean bombi barabitwaye kuko na Senegal yaragitwaye no gwenda email yaje kuvuga ibindi ariko nawe yaragitwaye. Bano abatoza babiri ba Senegal yabo wa Senegal no Cote d'Ivoire bose batwaye igikombe cya Afrika ariko muri competition mondiale nta kintu batweretse nyine cy'umutoza nk'icyo umukongomani yatweretse buri mutoza wa Congo Sébastien Desabre ari mutoza berekanye ko abatoza bango anda akagira ikibazo cy'amaherema ashobora kuri udasanga ariko tactical ukabona ko ari umutoza mwiza. Nicyo kintu umutoza wa Maroc ari gukora ari kugaragaza. Umutoza wa Maroc ni umutacticien pe urabibona n'uburyo ari composure. Umutoza kipe y'igihugu ya Misiri very well Osama Hassan indaboniza umukikuva ku munsi wa mbere kugera kuri munsi kugera ejo kwa kabiri avana muri kipe y'igihugu ya Argentine yagaragazaga yuko ibisubizo yabibona nk'umutoza kandi umukino mwiza yawugira. Umutoza wa South Africa nibyo yarajagurwa n'umukino wa mbere n'umuhosta ahabwa na red card ebyiri mu mukino atsindwa nabi cyane ariko imikino yakurikiyeho yatweretse ubwiza bwe nk'umutoza. Nubwo ni umutoza bakuze ariko yagifite tactique y'umukino par rapport ya equipe n'abafite kuko nayo n'umutoza udafite equipe y'amahirwe adasanzwe nta mahirwe makini imbere mu champion ariko ukabona ko ashobora gukora ikintu kikavamo cyiza. Ikindi gihugu cyatweretse ko gifite umutoza mwiza ni Mubista wa Cape Verde. Biragaragara ko ari umuhanga kuri speech nkurikije ugiye kugira ngo ku mukino wa Misiri na Argentine nkurikije ukuntu akira. Icyo nashaka kuvuga rero ni iki, nashaka kuvuga ko urwego rw'abatoza muri abanyafurika uyu mwaka mu gikombe cy'isi genda rushima abo nashima ni barara batatu nakubwiye ni Tunisia, Senegal na Cote d'Ivoire. None nka Senegal na Cote d'Ivoire zo zifite amahirema ibindi bihugu bidafite. Senegal na Cote d'Ivoire zifite amahirema ibindi bihugu bya Afrika byaboneka qualification bidafite. Ugendeho bakina n'ahandi. Tugende ku mukino rero nyirizina umutoza wa Argentine tactical ntabwo yabaye male nkurikije uko nabonaga arimo kumanaging umukino ariko equipe ye yowe na capitaine Lionel Messi yo yakoze ibyo igomba gukora kugeraho no abakinyi babibona neza ko tactique y'umutoza itari convaincre kuri uko bafasha gutsinda umukino bakaza gukora uburyo bwabo ariko nabwiraga kuri Lionel Messi. Umutoza wa Misiri yakoze tactique nziza yo gutuma Messi adakina. No I mean yo gutuma Messi atabona imipira myinshi. Urumva ngo ntabwo twafata Messi twe turafata abasigaye niyo tubuze Messi gukina nibwo buryo bwo kumutsa ko nituvuga ngo turamufata ntabwo tumushoboye. Byarakunze iminota myinshi pe Lionel Messi nawe yakiriye umupira akawakira ahantu hatarahanya yakakira umupira ukabona ko awakiriye ahantu hatarahanya kubera yuko aho muvoma abakinyi ba Argentine bakora kugira ngo ashakire Lionel Messi umwanya wo guhagarara deja abanyamisiri bazifunze neza. Messi nakwakira umupira ubona ko awakira ahantu hatarahanya aho rero Messi yaje kubera igitangaza amubwira ngo umukinyi ukomeye ku 70 gutyo na umutoza amaze kwinjiza umutoza Argentine amaze kwinjiramo amaze gukora Prosomera Lautaro Martinez. Lionel Messi no yavuye imbere aza ku ruhande ngo yavuye muri defense ya Nuza ya Misiri wasa n'uwigarukiye aza kukira kuri nkujya gukira ku ruhande rw'iburyo aho twita ko kuri karindwi ahakinaga De Paul asa n'ubwira De Paul ati wowe isa n'ugenda ujye gukora pressing ngenda guma muri aka kaziga. Abakinyi ba Misiri bo bibeshya ko bagize amahirwe ko abavuyemo kumbi asubiye inyuma gushaka espaces zo gukiniramo. Ukarabonaga ko block ya Misiri nta kuri ya dribble kuvuga ku dribble ntabwo ari bukunde araza kwiborokoza imipira miremire. Ni kintu Lionel Messi isakora kubera ko 80 gutyo ngo yatangiye kubomora right. Umunyamisiri yaramaze gukora remplacement isa nabonaga imeze nka remplacement forcé ko kwinjiramo Trezeguet yari remplacement igendeye ku bubabare bw'umukinnyi wari mu gukina hagati mu kibuga wonse n'ugize akabazo no gutinya ko yaje kuza kwana karto yindi ariko mu buryo buri tactique umutoza wa Argentine nimba wari ubikoze
cyangwa se Lionel Messi wabikoze ko nta communication nabonye hagati ye ahubwo nabonye decision y'umukinnyi ukomeye nka Lionel Messi ava muri offensive agaruka muri mediane kugira ngo abone ukuntu akontorora ikibuga neza. Ngo kugaruka biramuha amahirwe yo kureba imbere yo kureba muvama za bagenzi be. De Paul urimo arataka gute, Enzo Fernandez ko nguretse ngo ube box to box urimo urabikora gute, wowe Lautaro Martinez defense irimo irakuboroka gute, no yigira inyuma habibona kugira ngo abirebe neza n'amaso abibasha kwanlocking. Bro nibwo nisevuga nti akimara gusohoka gato we mu mukino avuze uyu mutoza wa Misiri ari kubona muvoma za Lionel Messi kivuza ngo amubwi ahamagara umukino mbira ngo ome cyangwa ntari kubibona kuko Messi nafunga bare ebyiri ari hari inyuma arimo kugana arayitsinda kandi Misiri ravamo. Umutoza ntiyabasha kunomarika icyo kintu bijyanye bisa naho agira ngo amazi aracyari yayanje we yaravuze ngo turakomeza tuborokera inyuma ategeza ko gukomeza kuborokera inyuma kuko Messi noneho anasohotseyo kandi ahubwo natekerezaga yuko yari kugenda ava inyuma yegera aho Messi ari kujya kugira ngo akomeze kuboroka neza. Ntibyamukundiye hari igihe umuntu watsinze ibitego bibiri buri muri tactical igihe byivanga iyo utangira kugira pressure y'iminota mike isigaye na result ufite. Yego hari igihe rero bitangira byivanze. Lionel Messi akora ubumesi bwe nta ubumesi buri abuntu nta kitubuki buri abusa ubuhanga gusa ni do y'Imana niko twabise kugira ngo byumve ni do y'Imana wa mubiri ubashe gusoma je Messi yisonye minota 3 baranahinda. Mata yageze kuvuga ngo akina muri Valence muri Espagne, Messi akiri muri Barca ngo bigeze gukina bigera ku minota 70 ari 0-0 ewana Messi agira ikintu bajye bavuga ngo nuko urabona muri telefone tugeramo mode zitandukanye airplane don't disturb twose. Messi nawe agira ikintu ajye active bajya bavuga ngo ni godly mode, ngo yaactive mode y'ubumana bw'umupira apana ubumana nyine bw'ibintu byose bw'umupira, ngo mu minota 20 yari isigaye mu match rangira yabakubise hat-trick ahita cyura bararita. Ibyo arabikora Messi kugira ngo umenye ukuntu ari umuntu ukomeye ngo buriya mu myitozo ya Barca ngo ukuntu bakoraga iyo video Mata abivuga rwose irahari ngo Messi urabona iyo bamaze gukora utuntu twose Fuad yaratoje arabizi. Hari igihe muvuga ngo tugiye gukora icyo bita réalité du jeu dukine none nyagukina umupira ngo ntibakoraga 11 siko nabagenzaga barabati wenda ikipe A wenda kapiteni ni Xavi yambaye ibara ry'ubururu n'igihari, ikipe B wenda kapiteni ni Iniesta yambaye wenda ibara ry'umutuku n'igihari, ikipe ya Iniesta ikipe B ifite abantu 10, ikipe ya Xavi yambaye ifite abantu 10, aba bambaye ubururu aba bambaye umutuku bakazitandukanya. Uzuma 11 Messi bamwambikaga we shozi bre y'umweru bakamubwira ngo we arakinana n'ikipe yose ifite umupira ahita yikompleta babe 11 kuko aramutse agiye muri ekipe A bahita batsinda ekipe B nta equilibre yaba anagiye muri ekipe B bahita batsinda ekipe A nabwo nta equilibre yabirimo. We rero banka jokeri banka gatambye worakinana n'ifite umupira ifite umupira iratakana na Messi kubera dukina 10 nono Messi kugira ngo yibonemo ifata umupira Messi arakinana nayo bivuga ngo ni umuntu udasanzwe abantu bose mamonye baratangaye. Ubushobozi rero buri mu muntu tujye tubwemera. Impano ya Messi irenze uko abantu babona n'amagambo yo gusobanura n'ibituruko byo madribble n'ibindi. Simply igisobanuro kimwe umuntu aramutse akubaje ngo uwo is Lionel Messi nge nabivuga mu magambo abiri magufi, ni umukinnyi Imana yahaye impano idasanzwe kurusha abandi bakinnyi. Hahandi wicara ukavuga ngo Mana waradukunze nk'abantu mu gihe nk'iki gikwiye, uravuga ngo ngiye kubaho umuntu uzaba nezeza amaso yanyu azabona umukino utandukanye n'abandi. Icya kabiri navuga yuko Messi nta kintu kidashoboka uri kumwe na Lionel Messi mu kibuga. Ntivuga ko ibikombe byose bazabitwara ariko nta kintu kidashoboka. Suka atajya atsindwa kuko ni umuntu. Hari n'abacu twagiye tubona rwose aratana penalty ariko you never know ubushobozi bwaturuka muri Messi uburyo bwa kwa unlocking ibintu kuko abantu bose abantu batungure kuri Misiri bavuze ati uyu muntu ni inyamaswa. Fuad yinjiramo nge natinye cyane icyanteye ubwoba cyane decision za Messi amaze gutangira kujya ku ruhande naho nakubwira aho hantu subije inyuma oya ntabwo mbisubije inyuma kandi komerezaho nango Messi umutoza yabirebye aravuga ati
ari gukina muri ruriya nimero 10 ariko afite umwataka umwe imbere. Mourinho yagize kuvuga akantu avuga ngo niba ushaka ko Messi adakina ngo umukore icyo bita cage ni nk'akantu nyine nka turiya tuzu bakiri imbwa cyangwa intare ziri muri zoo k'ibyuma nyine itasohokamo ikabikarimo. Ngo Messi iyo tuvuge nimero 5 niba afashe wenda umwataka Alvarez, nimero 4 iyo Messi yafataga umupira kuko ari inyuma ya Alvarez, nimero 4 yazaga, nimero 6 akabaraha n'umukino umwe ku ruhande wa Messi akabaraha, bagakora akantu kameze nk'akantu navuga ngo ka triangle. Messi ku buryo atabona hanacisha baro, yafata baro agahita abona amaguru nk'atandatu y'abantu nyine batatu bari aho ngaho hafi ahantu hose afite baro, noneho kudeblock iyo situation ngo yikure muri ayo maguru bikamugora. Icyo yakoze ni kirero bura ko baba batinya ko areba muri ya zone nyine yerekeye mu izamu neza ahandi ashotera, yabakwebye ngo Fuad yabivuze abereka ko nta danger nongera kubateza, yigira inyuma ajya ku ruhande ariko asa n'uwigiye inyuma. Niyo ko yabwira ngo ntabwo ngere ngiteye ubwo nigire ku ruhande mwanyoriyanse mwanyemeje. Ikosa rero bakoze ni ukuzajya mu santimetero zo gutuma Messi afunga baro no kureba akabasha kwegura amaso yaterura baro. Icyo rero Messi yayikoreshaga nicyo kigaragaza ubuhanga bwa Lionel Messi budasanzwe, kuvuga ngo ikintu cye kiba gifite ubwenge bwe. Zidane yaravuze ngo Messi ngo atekereza amasegonda 2 mbere y'abandi bakinnyi bari gukinana mu kibuga, ngo he thinks 2 seconds ahead of other players, yaba ari bari gukinana nabo bahanganye. Nango asa n'ubona ikintu abandi bantu bose batari kubona, kuko irebye ahantu acisha umupira, ukuntu atanga barakide prasa kuvuga ngo nkoreraho ibyemeza afata ukabona we yagaciyano cyangwa yagapasha ariko ukabona koze ikindi gitandukanye n'icyo utekereza, biba biri muri contre nature. Ni ibintu udatekereza expecting, utavuga ngo ubona byoroshye nyine yamaze kubikora ko ntuba wakabitekereje, kuko kuna abakinnyi bubu ngo bafata umupira ukazajya ngo pasa hepfo ukabona kuko rahapasha nkuko ari kuri TV nawe uri kubitekereza ngo ari umuntu udafite umuntu ukabona ni wahaye. Messi teka akora ibintu biri unpredictable. So icyo rero ni ikikwereka Imana yamuhaye ubwenge, imitekerereze IQ iri ku rwego idasanzwe, none bigahura na discipline, bigahura no gukora cyane, bigahura nyine na niyo tara iri exceptionnel wavugaga. None ujya wibaza ikintu nacyo Scaloni yakoze agarura abakinnyi maraja bamugarura muri national cyagiye yarasezeye. Nicyo kibazo cyanye n'abaje abakinnyi cyo kubivuga na Fuad. Muri mwari umuntu ushamisa umupira, hari umuntu umva hari ikintu yakora kiri offensive kinenze cyo Messi yakora. Ikwereka ko ari mu kidasanzwe ni uburyo arata penalty yagomba kugora equipe mu mukino ukabona composure aratuza apanike. Muri make bavuga ngo turacyafite iminota myinshi kuko penalty yabonye rwose hakiri kare mu 19 ngira ngo yego arayirata, aravuga ati arayirata yari penalty ya 4 mu mateka igikombe cy'isi n'urasinyisha ko this nyine muri kimwe kirasaba ebyiri ho nyine muri cyarashime. Ariko nyine ubudasanzwe bwa ariko nabyema byamaze gutsinda, ubudasanzwe bwa Lionel Messi ni buriya nukumva yuko penalty kuyirata bitavuze ko umukino urangiye, bitavuze ko ikipe igize ubuzima burangiye. Tactique Messi ntabwo ari umukino wagira ngo turagoresha tactique ngo ya ubu mu ijambo rimwe ngubu Messi no tactique mu mupira wa Argentine wikwigora ngo urajya wemenya abakinnyi banyabajya mu kibuga abasangamo Messi, kuko Messi niyo tactique rwose, kuko anytime nibyanga umuhungu arabihindura. Ntabwo bihindurwa nuko ukoze remplacement, ntabwo bihindurwa nuko wapanze neza, bihindurwa nuko Messi ameze. Ubu ni Lionel Messi udasanzwe ariko akantu nakundiye Scaloni dusoza. Scaloni kipe yarayize jana Scaloni mpamvu namukunze amaze kubona hari AC Milan yigeze kunsobanura Fuad ya indika yashininzemo yari ifite mediane irimo Pirlo ikamo Gatuzo na Clarence kaka agakina imbere yabo bakabiri nka batatu hagati ariko bakamuha free roll yo mu icumi hataka babiri Chemchenko na Crispo. Messi rero nawe akantu keza yamukoreye harimo Enzo, hakabamo Makaristeri, hakabamo na Paredes. None yafata Lionel Messi aramubwira ati wowe gira free roll, aba batatu barabari hagati, wasabira hagati, wasabira ku ruhande, niyo iyo freedom wagaruka hagati cyane, iyo freedom turayigwaye. None wibuka kakana twavuze ko aba center back umwe wabagufashe rutayizamu Alvarez akiri umwe, undi akaza kwegera Messi, burya akigira batakabirira Lautaro ndetse na Alvarez, bivuga ngo aba center back bari babonye abantu ba holding ni 4 na 5, umwe arafata Alvarez undi arafata Lautaro. None ubwo rero bagiye kuba occuper
birasobanura Jewe ko reka mbere Lionel Messi mvuyemo. byibura Nimba ubyibuka ya neza. keji irasenyutse kuko ubyibuka nta neza. mudefansa ari buze kumufesinga afite umwataka afite noneho Messi atangira ongera akandi sasa kantu kuba free. nicyo nakubwiye ngo amaze kukigira gutya amaze gusa n'udekorosha akavamo yahise abwira Enzo ngo noneho wowe egera atake ego wowe egera atake isi cyo yarabikoreye na wa nimero 6 yitwa Atia wakinaga amaguru yanjye wegenda ufesingane nawe mukurura umujyane muri we box mugendane nuvuga ngo usanga abandi muri abataka box ntabwo Lionel Messi akiri mu bataka sigare hano Uriana Alvarez na Lautaro ndetse na Enzo bahaye free roll mu minota yanyu nimwe mugiye guhangana n'uriye mu ijambo rimwe Messi kuri igitego ukuntu Enzo yagitsinze wahise ubona icyo bari bahinduye mu mukino buri ushobora kugira umutoza agahindura tactique ushobora kugira umukinnyi agahindura tactique buri mukinnyi mwiza guhindura arahindura tactique n'ubundi yego umutoza yisanisha n'ubutoza bw'abakinnyi n'urutero rw'abakinnyi akarara kavuga ati ariko uhindura ibintu utekereza ati iki gifashije uyu byabyara iki nta kundi kuba bigenza so Argentine rero credit kuri yo ihuye n'amakipe nyafurika akomeye. Argentine igomba kuba ishobora kuzatangangira ngo nkavuga ati nk'umu gikombe twahuye n'abatafu babiri arimo Cape Verde ndetse na Misiri uretse ko Algeria yaboroheye cyane urebye kugeza kuri ngubu navuga ngo umukino ukomeye cyane wa Argentine wari Misiri nubwo Cape Verde nawe ari umukino ukomeye intensity yari hejuru cyane ariko tactique ugushyira ku mutwe ko nako ikipe bishoboka ko yanasezererwa bikabagera gute kuri Cape Verde azagombora ariko Misiri kuri Misiri ho Argentine rwanaga no kuguma akoze 2-0 yakoze 2-0 urumva ko match ikomeye cyane no mu minota 10 ya match ikomeye cyane urumva yuko mbere bakibonye 8-3 urumva ko match ikomeye cyane ari match ya Misiri nubwo umutoza wa Misiri we atemera yuko yavuyemo kubera ko equipe ya Argentine ari nziza waravuga ko atasifuriwe neza nabonye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryarakoze inyandiko risaba FIFA ibisobanuro by'umusifuzi witwa François Letizier mu Faransa ati nibyo yagiye afata ibyemezo bidukasa bitubuza gutsinda umukino ikosa ryakorewe igitego cyabo banze ryakorewe Lautaro nako uyu musore wa Manchester United Lisandro Martinez ryari biri muri build up natwe twarikorewe ariko twebwe waryanze VAR twe ntiyacekinze we namwe nabivuga ati narebe niba byakunda kuko urebye uko ikosa ryabaye niko byagenze ni nako federation yanuza nayo yahise yandika federation ya Autriche iravuga ati igitego cya Argentine nako cya Misiri mwanze kiko ikosa rya Lisandro Martinez yakore muri build up natwe amakarisera arikoze muri build up Messi dutsinda igitego kuri match ya Autriche no bahise bandika basaba ibisobanuro no mukino wagaragayemo udukosa ducoya ariko ngiye ntutu dukosa tw'umusifuzi kurenza ko ari udukosa dushingiye we ngo favorize Argentine oya uko uri musifuzi ashobora gukora amakosa agafavoriza equipe runaka ataravuga ngo nuko ategeze gufavoriza equipe ngo Argentine bari itsinda ariko niko mitekereza ariko umusifuzi ashobora kuba nawe yakwibe cyangwa se we ahubwo akaba yakora ibintu bya nyabyo ahubwo equipe irimo gutsindwa ikabyita amakosa yego birashoboka ari ibintu byose mu mupira w'amaguru bishoboka cyuko ngo hari umusifuzi w'umurundi yigeze gusefura Rayon Sport ngo bavuganye ko nyine yamuhaye akantu none ngo arabwira ati rero namwe muri kumvunisha ngo arabwiraga ngo ntacyo mukora we nagari umurundi yari umunyatanzania yitwa Israel Mujuni yari match ya Rayon Sport na Leopard de Dorsi yari Leopard de Dorsi Israel Mujuni ni umunyatanzania noneho Rayon Sport banze ibitego bibiri urukumva nuza Leopard irabigumbura no ihita bakora block ku buryo no kujya muri surface bidashoboka akababaza ati akajya bwira Cedric Amisi jyamo ingiya ndani wewe ngiya ugwe singiye barayiboroka habura n'ahantu Rayon Sport imenera avuga ati ndasifura penalty mutageze muri hanze Silva de Reparation aho rero ndabafasha iki ariko bari bagomboye bibiri ibi bihugu bikomeye wafasha umukinnyi ariko basi yanagezeyo so twese turabizi ko image ya Messi igihugu nka Argentine Amerika kuba Argentine kirimo ni inyungu FIFA kuri bo ni inyungu banabonye ni n'aka video ka Infantino yababaye cyane arata penalty cya kabiri we anarata penalty Infantino ikoze ku mutwe urumva Infantino bya ari gihe bundi mupira cyo gukundira we kuri Cape Verde ho aba officials ba FIFA bafashwe muri VIP bari guselebrate intsinzi ya Argentine kuko mu bucuruzi erega mu byukuri niba bari gucuruza ibaze Cristiano avuyemo ariko Osam Hassan umutoza wa Misiri yabivuze ati nidukuwemo n'umupira 100% turakongratulating ikipe y'igihugu ya Argentine nziza yego yatsinze ati yatsinze irakomeje ariko
bishingiye ku bucuruzi cyane ati kuko Messi kuguma muri Amerika biracuruza kurusha uko twari kuhaguma iryo magambo Sama Sane ibyo nibyo ariko nibyo anavuga ko kuva yitaye ariko atazigera yongera kurumukira igikombe cy'isi kundi ati oya ntago nagongera kureba bino bintu ni ibintu biteguye ni script yanditse atari ko mbere na mbere ndaha congratulations ikipe y'igihugu yadutsinze ya Argentine aritahira oya nawe ari wowe Cristiano aratashye umva utashira mwumva uzi ko match ya Portugal na Espagne yarebwe ngo na miliyoni 50 buri cyara byarabaye bikiri muri kimwe cya kangahe yego buriya kandi igitangaje na Messi umukino uri umukino maze guhenda umukino maze guhenda itike yari ihenze cyane n'uwabongereza na Mexique niwo mukino uhenze amateka y'umupira w'amaguru mu mateka y'umupira wenda muri igikombe cyituraza kubona munini ishobora guhenda ariko umukino wari uhenze intike ihenze kwinjira muri stade ihenze ko byatewe n'iki yari kuko amadolari yari amadolari iri mu rugo Mexique kandi Bwongereza nabwo bafite abastari sumvikana abongereza ko nabundi kuko rero na match y'abanagana uri buriya ni match ihenze amatsinda match y'abongereza nagana buri no match ihenze amatsinda akurumva abongereza ni n'abantu cyane bafite munyemerere dusoreze ku Bufaransa birumvikana favori imwe muri zirwagomwe rwo gutwara igikombe cy'isi Ufaransa nkuko n'izindi nkeya zirimo nubwo turikodinze butarakina na Maroc barakina nijoro barakina muri iri joro twego turikodinze ku manywa Ufaransa barakina mu ijoro barakina ariko umwuka nuwuhe mu gihe umusenateri nabonye mbere nawe Mbappe mbere na mbere ikipe y'igihugu y'Abafaransa twagiye twigarukaho kenshi tugaruka ku bwiza bwa attaque yayo arimo Mbappe boss wayo Ousmane Dembele Ballon d'Or winner last year unashobora ko yatwara n'ingiyi maybe abamenya kuko afite byibuza 50% by'ibimwe Ballon d'Or indi 50 arimo arayishakira muri World Cup ndama nibeshya rugaju inde Ousmane Dembele 50% yaje ayifite kwa igikombe cy'isi 50% ya Ballon d'Or yaje ayifite afite treble afite ibikombe bitatu ku arimo na Champions League ubanga 50% nambara ko yaje kwishakira muri World Cup urumva akazamo n'umukinyi bungubu abantu bose bari kuvuga ko ari umukinyi ufite agaciro gahenze ari we Michael Olise yatake twagiye twigarukaho ariko twabonye ishobora kubura igisubizo kuri match ya Paraguay ko byari bigoye match ya Paraguay yari igoye pe yarabagoye bihambaye harimo ikintu mbere yuko ayiganiraho urugaju harimo ikintu nge nemeraho nanemeranyaho n'Abafaransa by'umwihariko kapiteni Kylian amagambo yavuze ngewe nahisemo nako ekipe yabikomeye mu bintu byose Paraguay yanze ko dukina Paraguay yadukiniraga nabi atariko dufite ubushobozi bwo gukina neza twakina neza nawe n'ukina nabi twakina nabi nawe kandi tukamutsinda ngo mu buryo bwose ukina neza turagutsinda unakina nabi nabwo natwe yavuze ngo natwe gukina nabi twabishobora umukino uri twawukina n'umukino uryoshye nawo twawukina icyo kintu ni cyo kidasanzwe kuri equipe buriye kuba ufite equipe ivuga ngo mu gihe cyo ko twawe na adversaire mu butazi gukina ukina nabi twege turaza kwitwara gute kwisanisha nawe izo equipe de France irazifite yes irazifite nyinshi cyane iyo tujyana na equipe ikina umupira mwiza nka Espagne cyangwa ya Argentine twarivariza ku mikinire yawe cyangwa ino Maroc bagiye guhura ko Maroc makipe cy'umupira mwiza muri kuko nene ifite possession buri oya Maroc ifite possession muri gimendi ora Misiri yatashye Misiri kugera kuri umunsi Misiri yatashye n'ikimaze gutera amashoti meshaka nakwiza urukumva ikipe y'Igihugu Maroc ni ikipe ifite possession nyinshi mu gihe uburyo buke bwabonetse ikipe bwaje umusaruro no Bufaransa numva ngo kwa kundi niba Ubufaransa bwarabonye wenda uburyo 60% 40% 60 I mean uburyo 60 bwose hamwe 40 yarabutsinze urumva ko iniyo iri dangerous cyane imbere y'izamu rya adversaire niba ngo match ya Paraguay n'Ubufaransa na match ya Maroc n'Ubufaransa ni difference ni contradiction aho rero niho equipe de France igaruka igakomerera Romantaro abyumva ko amagambo ya Kylian Mbappe atakwereka ko equipe yiteguye cyane Didier Deschamps kumubaza atira equipe yibona gute avuga ati narimbize ko cyane izaturaza kwitsa tuyitsina mu buye buryo ariko turayitsinda narimbize numva ngo ni equipe yawe ugana na equipe yawe urayibona gute uravuga na gute urimo urabona iki mu mukino bari gudukinira nabi yego bari gukina umukino aggressive kuri twe ariko tuza gukoresha amakosa arimo kwaga yaba rero gukora tuyababyaza umusaruro icyo ni ikintu kigenze kuri equipe de France bagiye gukina equipe rero ifite possession nziza ikipe tuje underdog
muri knockout muri quart de finale niyo underdog irimo Morocco nubwo Russia yakinnye kimwe cya kabiri ariko n'undi avanga n'Ubufaransa bivuze ngo bari kureba ikiganiro n'Ubufaransa n'ubundi nindi nzira igiye kugira guhuza Ubufaransa na Maroc kuko mu gikombe cy'icyo muri Qatar n'Ubufaransa na Maroc n'ubundi kugira ngo Ubufaransa kire finale yasezere Maroc. Abari kureba ino show mu by'ukuri mwamaze kubona ibyabaye twebwe twagikoze tutarabona resultat kuko twagikoze n'ubundi mukino uri ku mugoroba wahangaha ariko dusoreze kwibaruwa ya Kylian Mbappé kuko yateje ibibazo. Ntabwo igoye cyane kuyivugaho ni mu magambo magufi n'umusenateri kazi wo muri Paraguay watutse Mbappé avuga yuko Mbappé ari umukinnyi ubonye amafaranga vuba ari nkirabuheri avuga yuko ari umukoroni uvuka muri Cameroon ariko yagize umufaransa avuga yuko ari aroga avuga yuko atigeze yonka twanyijwe n'amanyonyo ya mama we ngo yonse za koko natwe n'ubwo ngo ni shepanzi n'uwe kuko ubwo nibyo akanyama nibuje nyine ubwo nizo nkora amazi koko natwe so yari amagambo mabi cyane Mbappé yaje kuvuga rero ati ntago nzigera nihanganira abantu nk'aba baza nibazo by'irondaruhu mu kubivugaho rero Mbappé na President Macron yavuze ati ndi inyuma yawe abantu bose bagiye inyuma ya Mbappé na President Infantino umusenateri kazabonye bishyushye asaba imbabazi aravuga ati nari nashyushye n'undi mufana wese amaraso yanjye yari yashyushye ati mu mbabarire ati kandi rwose ibintu ntago ari byo nimika benoko ariko nyine ni ijambo nyuma yaje kuri indi statement gusa nyuma yaje kuri indi statement aravuga ngo mbere na mbere nanye ndaza kuza kujyana Kylian Mbappé mu nkiko kuko arimo arakerensa ubushobozi bw'umugore ngo aravuga ko ntashoboye ngo yavuze amagambo menshi cyane avuga ko ari ikirego agiye gukora akajyana mu nkiko kurega Mbappé ko ngo yahohoteye ubushobozi bw'umugore niyo mukore mubwira ati ntakene makuru yavuze ngo toka oya abayobozi b'ibihugu Macron yabivuzeho nabonye perezida wa FIFA bivuga nabonye Marco Rubio umuyobozi ubujyanye n'amahanga Leta Zunze za Amerika nawe yabivuzeho avuga ati no ya birani ntago byemewe muri ise mu mupira w'amaguru noneho ati ntago umuntu nk'umuyobozi nk'uriya kwe kwataka mu cy'umupira w'amaguru ampurisa mwana utakira ku bijyanye n'uruhu n'imiterere n'ahavuka n'inkomoko ati ibyo biratandukanye iyo bimaze kuba ikibazo politike kibagiye kigiye ku ikibazo cy'abanyapolitike kive mu mupira abanyamupira bose bitandukanyije n'umugore even na kapiteni ikipe y'igihugu ya Paraguay na kapiteni ikipe y'igihugu ya Paraguay none abaturage bo muri Paraguay kuko uriya mudamu atangiye kubona noneho harassment ziva mu baturage b'abanyaparaguay bakunda umupira bakanakunda harimo n'ikindi kintu kimwe kijya muri ibyo bibazo harimo ikintu Mbappé yasoreje muri statement ye cyakoze ku banyaparaguay amagambo yawe mabi atarayicyubahiro arimo aratesha agaciro ubwiza n'ubuhanga no guhatana kw'ikipe y'igihugu ya Paraguay yagaragaje mu kibuga irwanira igihugu cyayo ahubwo amagambo yawe ni ari kugaragara ati rona amagambo yawe mabi arimo aragaragara cyane bigatesha agaciro imbaraga z'abahungu b'abanyaparaguay nabonye mu kibuga barimo bahanganira idarapo ryabo abafana rero naho bazi no bavuga ati ariko wowe ako kantu rero amagambo menshi nicyo kibazo cy'umusitari usanga na Mbappé afite umufana utabarika muri Paraguay cyane Mbappé yarahohotewe akwiye no kwirirwa avuga ngo nanjye nzarega ngo akwiye kwemera icyaha agasaba imbabazi nkarira jambo rya mbere yakoze ati nakoze amakosa yarekeraho bantu bacu mureka tubasezere tubashimire ko mwabanye natwe kuva dutangira kugeza amasaha urebye kino kiganiro nuko ukirebeye hose ndagushimiye Imana iguha umugisha ariko nyemerere nkubwire ko byoroshye cyane nk'umunyuzo guterekaho kuri forte ukibuka ko dufite cash out ushobora kugira hagati ubayiguha ugakura amafaranga yawe bitarahinduka murabona ko turi kwenda kugera ku misozo y'imikino akaba aribwo amakipe atanga difference ariko waramaze guterekaho uba ufite ubushobozi bw'uko wamaze kugera neza mu nyungu wakora amafaranga yawe hato utaza gushya byonyine Fuadi ashyira iryo jambo reka tubibabwire cash out ikora gutya mfasha amafaranga 100 nguza Argentine gutsinda Ubusuwisi wenda kubiye 1.60 wenda na 5 ku munota 50 Messi giteretsemo ubwo nari kurya 165 bize ku munota 75 mbonye yuko batangiye gusatira bataka Argentine nkagivuga nkavuga n'inyamara bayigombora baneze ukavuga uti ariko ndi kubona naryo ryitatu forte iri kumereza 130
kamenya kuyo ugahita uyabikuza ugahita uyashyira kuri account yawe direct, yatsinda ibyo ntibiba bikikureba, ubukoze cash out, ubu yabikuje match tararangira, ibyo waguze biri mu nzira nziza cyangwa urabona ko biri kukugora, ariko hari amafaranga runaka bagusuggestinga birumvikana ya cash out. Hari igihe haba ari hejuru yayo wateze, hari n'igihe bajya baguha amafaranga ari munsi yayo wateze. Urugero nka kuriya wenda tuvuga Argentine bari bayitsinze 2, wayiguze gutsindwa, hari igihe bakubwiye gutsinda, hari igihe bakubwiye ati ko amaze kwitsinda 2 warashyizeho 100 wagusubiza 40 wayafata, ukavuga ati ni muyame ndikugira ngo mpombe, hakugira ngo mpombe cyangwa se bihangano yaryo yose, iyo nayo ni cash out, cyangwa se Messi akahita atekamo. Yesu ibyo nyine ariko nasorezagaho byanze, ariko se umunsi byako ngewe icyo nasabaga ijambo nasabaga ni rimwe gusa, ni amagambo makeya. cash out ni nziza cyane. Ndasaba, ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye hano kuri Fort Rwanda, abahungu ndabaruta. Nibyo twacecetse, niyo mpamvu nongera gusaba ikintu kimwe. Dufite umuhigo wo kuziba 50 by'aba subscribers, mukadusaba ibiganiro 2 mu cyumweru, ni mwuzuze 50 mudusaba ibiganiro 2. ubwo umuntu utarakanda subscribe nayikande, hanyuma akanda kuri yanzo ya notification, hanyuma ubundi dutangire dukora akazi tumeranye neza nawe. Gusa jyanye imijyambere koze nuko nsoza ukavura umwana, icyo kibazo nacecetse nakunda 40bet